abo ngabo ningerwa abapasiteri ntabwo bari abapasiteri. Pasiteri se bisobanuye iki? Pasiteri ko bisobanuye kuragira intama ugashumba abantu. Ubwo ngubwo mu bantu ushumbye nubwo jewe ntarimo mu bo bashumba. Ariko niyo mpamvu bantinya nyine. Mu bashumba je sindimo. Urumva? Ariko intama baragene babona zaje iwanje. Nanjye nkazishumba. Sinzishumbe nabi ikibazo mufite niki? Abapasiteri baza mu bukwe bwanjye ni inshuti zanjye n'abantu tuhurana. Umwana we yarwaye namuvura. Ibyo rero by'abantu babikritika niba abandi badafite epfo na ruguru. N'abandi badafite uko bariho. N'abandi badafite babana. Abandi babanya mwigendaho baba bonyine. Bakuriye mu misozi. Bakuriye ku mihanda nkuko babyivugira. Urumva? Ugize amahirwe ndanagutumiye wowe. Kubera ko hariho ntatumiye benshi. Kuza mu bukwe bwanjye rero ntabwo ari umuvumo n'umugisha. Hari uwabujemo mumva ko yituye hasi kubera ko yaje kwa Salongo. No kuvuga ngo rero uramutse uteye itorera amabuye ukavuga ngo nirisenyuke ngo n'ubundi ngo byarangiye ngo ntacyo ikimaze ngo intego zaryo ntizagezweho wabubeshye. Umutinganyi niba yaraje yingamo ubutinganyi bwe ntawe yabanje kubigisha inama. Sanga uriya muzungu wazamuye idarapo ry'abatinganyi niyo yari afite mu mutima we. Bidahura n'ubuyobozi bw'itorero cyangwa na bamwe barikoramo. Yego. Yageze igihe runaka cy'ibyishimo arivanayo kuko biri mu mutima we ashaka kugira ngo wenda yereke bene wabo kwaho yageze ari akazi yakoze kugira ngo yibonere n'amafaranga bireke ati nazamuye idarapo muri rwa rusengero abantu bose baremeye. Ubusugira ngo nibarimo kumwoza amadolari. Arimo arayarya akazi yaragakoze. Yitwaje iki? Imana. Bavuye iriya bafite imigambi yabo ari nayo kibazanye. Niyo mpamvu babanje kubihisha nyuma akaza kurikurayo akarigaragaza. So urusengero rwa ADPR rero ntabwo nabutera amabuye ngo mwengo ibingibi ngo byaciye nk'amabere giye mvugisha ukuri ntabwo nshaka kuza kubeshya. Abanzi b'itorero baba bahari. Ibyo ngibyo itorero rigomba kubimenya. Ko hanze yanyu hari abandi bashaka ko musenyuka mukavaho akajya abandi. Ubu n'ubukoroni bushyashya. Izi viza burimo kundushakira mutwikana mudutwara mu mahanga n'ubundi bukoroni bushyashya bazungu batuzanye. Kazungu uriya izina rye ntibazanye kumwita Kazungu bamwita umwicanyi barwa Sekibi Shitani. Harabona bo yavuga ati umuntu akwiye kwicwa akwiye kuzana mu nteko tukamukatira rwa Pilato. Bo bomva ni nka kayi kanyafu yanyuzwaho. Alors people nizere ko mumeze fresh nizere ko mumeze neza cyane. BigTown TV nitwa Patrick de Entertain. Tatagaruka muri stories zitandukanye turi kumwe na Salongo tujye kuba tuganira kuba biri kuri no mihanda umeze neza na mahoro. Turaho nta kibazo. Biracamo. Nta kibazo. Turashima Imana. Amen. Rero tugwaye ikaze kuri BigTown TV. Murakoze. Byinshi cyane yo bitambuka ku mihanda ariko umuntu akabaye yose nawo bikurikirana byinshi tuganireho twumve bimwe mu bitekerezo bifiteho. Na muri sishize aka video nabonye ko umugabo witwa YONGWE ndakubona yewe yasingira ngo wamuhaye kuri za mbaraga zawe. Nabonaga ngo atanga visa ariko wagabanza gusaba ituro. Amaduka ngo arimo ubusa rwose kwarayozoza babuza abagabo ngo arabategeka ati ndagutegeka umushake. Ibyo bintu nanjye hari akantu nabonye gacicikana ku mbuga no kuri Instagram hanze kariho ahantu hatandukanye mu TikTok. Ngira ngo kare akantu yakoze banza yashaka gutwika kugira ngo wenda challenging abantu mu mutwe mu bivugeho nyine nkuko nguko. Sinkeka ko wenda bivuze bikuye ku mutima cyangwa ariko banza ari nabona gasa no mu rusengero. Yari mu rusengero. Mu rusengero ariko nyine hari ibintu sima shaka kuvuga ku byo umuntu yakoze abikuye mu mutwe we ariko ubundi ibintu bigezweho muri kino gihe ntabwo nakumva ko buriya buhanuzi buba bugezweho. Hari ubuhanuzi butagezweho bwo kubwira umuntu mu magambo utari mu bikorwa. Yego. Bibiliya itubwira yuko ibikorwa n'amagambo ari ibintu bigomba kujyana. Yego. Ibikorwa n'amagambo birajyana. Niba ngiye guhinga nkazeza nkabwira Imana ndashaka kugira ngo mpinge neza ndayisaba imvura. Hanyuma igihe cyayo kandi ukagitegereza ntago uzavuta mu kwezi kwa 8 ngo ugende uhinga ibishyimbo byere ntibikora. Hari periode yabo. Yes, ugomba kuyitegereza. Ahubwo noneho ukazanenga Imana nako ya periode y'amvura itaguye. Kavuga uti nayi nagerageje nasenze Imana anyeretse ko nzaza none imvura ntiyaguye. Ibyo rero ni ibikorwa bijyana n'imirimo. Urahinze maze guhinga urejeje kubera ko imvura yaguye mu gihe cyayo. Yego. Ntabwo wakwifata mu kwa karindwi ngo ugiye guhinga ibigori ku gasozi. Bizagusaba kujya mu gishanga ahari amazi kugira ngo uhinge ibigori weze. Yego. Ntabwo rero ushobora kuvuga ntabwo twavuga ubuhanuzi
butajyanye ubuhanuzi bwo kuvuga ngo ndategetse ndabaye kubera ko Imana ifite ubushobozi bwose. Biramutse bigenza gutyo tukavuga bigakoreka ku kanya kubera ko tutegetse, hari ibyo tuba tugondoje Imana tukayisaba n'ibidashoboka. Bidashoboka wabwira Imana ni ibyo ngibyo nyine numvise. Ndatanga visa. Ntabwo ari kuri Yongwe wenyine, no ku bandi sinshaka ko no kumara umwanya wenda mvuga kuri Yongwe atumva ngo namwibasiye cyane avuze ibintu byinshi kuri we. No, ntabwo rero wenyine, hari n'abandi na Uganda no mu bandi bahanuzi bose njya numva za Burundi, Kongo na hehe. Ibintu byo byakunda kubivuga. Byo kubwira ngo ndavuze ngo ntango haye visa we wa mukobwa utayifite, wa musore utayifite. Kandi ugasanga mwe na rimwe mu bapasiteri basaba visa nabo ntabwo bafite. Abazitanga nabo ugasanga nawe ugasanga yirukanse imyaka 10 irashize atarayibona, yarayibuze, yarapurayinze green card nayo yarayibuze. Kandi none ukazungu urazitanga wowe nkandise atararenga, usanga atararenga nka Kampala. Kampala wenda ho kwera ko nta visa bisaba, wenda nayibuze wayigura biremewe, ariko hari ibihugu ushobora gupfa kujyamo. Ari za visa za Amerika ziragora, nka visa yo mu Butaliyani, mu Bubiligi na hehe, amaviza bakomeye mu Faransa. Ariko abanzi barayashaka bakapurayinga, agakubaza ibibazo bijyanye n'ibiviza ushaka ukayibona. Ntabwo rero uzambwira ngo je ningene mpagarare kuri ambassade mu Imana yavuze ngo nimpe visa. Bishoboka zaca muri za procedures, zaca muri za process zo kugira ngo nishake na applying ibyo bambaza mbisubize, nimara kubisubiza mu impapuro zabo babone ko byuzuye bampe visa. Ntabwo bizabivuye ku Mana ngo Imana iraguye ngo nimpaye visa. Izaba bivuye yuko yewe wapurayinze visa mfite ubushobozi bwo kujya muri cya gihugu. Kuko kugira ngo ubone visa binsaba yuko ngomba ko hari ukomeze. Ntabwo barareba muri visa ibintu bagusabye ko ufite nibura kuri konti yawe nibura miliyoni 2 zo gutuma ukuriho mu Rwanda, ufite ka business ukora gatumye uburiho utagiye gushaka gusabiza mu byabo. Ntabwo ndi bayiwo ku muhanda, ntabwo se ngiye gushaka amaramuko muri cya gihugu. Ngiyo visa, niyo visa. Ufite ubutunzi bukubeshejeho, ese nugerayo ufite aho ugiye kuzaba, abantu muziranye ni bande, ufite amazina yabo, dindangamuntu zabo. Urumva dindangamuntu zabo barebe, noneho twereke residence aho batuye, numara kubereka aho batuye baharebe, basacinge basanga aho hantu hariho, twereke hotel uzararamo niba ugiye gusura, twereka amafaranga uzarya ukwezi kose wagiye gusura ibice bimwe na bimwe byo mu gihugu runaka ugiye kujyamo. Ukabereka konti n'umufuka wawe n'amadolari ufite mu mufuka mu yes. Nurangiza rero bakureke ugende, ariko ntabwo uzavuga ngo ugiye gute. Niba ndi umunyeshuri ndagengiye kwiga, nuba ibyo bisobanuro rero niyo visa. Nakazagira umuntu uza kukubeshya rero ngo mutubwire ngo ni mpaguruke nze nkubita inshaka hari zanye ngo mugiye kumpa visa. Ntabwo bikunda. Ndetse umuntu udasobanukiye iyo process yo gushaka visa kandi wenda ubuzima bwanze wibereye mu inegeka, naza guhura n'uwo muntu ari umuyobyo ugasanga umugani n'izo nkweto arazitanze. Umuyobyo nyine gurisha n'inkweto ariko na visa ntuyibone, kubera ko yakubwiye ngo genda urayibona. Je nigeze kumva umupasiteri hanura, hari muri 2005 twari hari i Remera. Yari umupasiteri mwiza cyane uzi kuvuga ikinyamurenge. Nanjye nari impari icyo gihe. Tujya mu rusengero twe barimo bavuza ingoma bacuranga, tujya mu rusengero turarwinjira. Avuza ingoma, pasiteri arahaguruka ajya imbere. Imvura arimo kugwabwira abantu ngo tuzenguruke urusengero inshuro 7, ngo urusengero biragwa hasi. Inkuta zigwa ntabwo ari zingizi tubonesha amaso. Inkuta zagomba kugwa ni inkuta z'ibibazo dufite. Yego. Urumva? Aturukuta ufite ushaka ko rugwa zenguruka urusengero inshuro 7 nkuko abayisiraheli bazengurutse ariko inkuta zikagwa. Namwe muzenguruka ibibazo mufite birakora iki, biragwa hasi. Arabanza ashyira abantu imbere hariya muvuge buri wese ikikuta afite kigwa. Aravuga ati nanjye nka pasiteri giye ndanje kwisabira, ndashaka imodoka yarava zari zigezweho. Ndashaka imodoka yarava urukuta rwanjye rugwe, ejo bundi nzajya amashirwa umuzungu aturebe mu maso amezi imodoka. Abantu bumva ahubwo kanavuze ni keza. Rava zari zigezweho icyo gihe. Zino rava z'imyanya nyine zasohotse muri za 90 na kangahe. Muri 90
1995 gutyo 1993 ariya marava burya nibwo yasohotse icyo gihe. Urumva rero pasiteri nawe kuba nayishatse n'abana pasiteri avuze ati genda ndashaka rava 4 umugore we nawe aravuga nange ndashaka rava 4 harimo n'abandi bantu nyamurenge barimo nange ndashaka rava 4 wowe washatse icyo gihe yewe nari ndaho nkurikiye ndimo kumva ibyo basaba barasabye abana abandi basore bari barimo baratanga basabye amarava 4 basabwira rava 4 arangije we nta kintu wasabye yewe nararebye navuga ndajya gusaba rava 4 aka kanya no kubwirirwa n'umunyeshuri rimwe na rimwe hari byo nkiga nkishaka kugeraho navuga nibyo kurya rimwe na rimwe ndaburara anabwirirwa none nje gusaba rava 4 nzabona hehe essence ese nindamuka nyibone ko toya pastor yaje nkorera igitangaza iyi rava 4 nzayitunga gute na essence zayimase pasiteri yaraho yanegeza aravuga ati ntuhangayikishwe nuko uzabura essence yiguhaye imodoka ntabwo yabura kuguha na essence urumva byose yiguhaye imodoka ntiyabura kuguha n'amafu nanjye numva bamugane wasaba n'akagarira ko naba nipfuye nanjye saba reva 4 ndavuga no ibintu ntibinashoboka ntibibaho umutwe wanjye uriye ukuntu wagenda gusensinga ibintu bimwe na bimwe ushobora kumva umuntu hano yakavuga nkasanga bwa ibintu binyoma ntangira kwibaza uburyo izo modoka zizasohoka majerwa. Iyi ni true story ndimo kubabwira kandi namwe murabibona mubihoramo kenshi aho umuntu akuvugira ngo ndagitwaye nawe ngo ndagitwaye kandi taranakibona. Turangije ati kuwa mbere tugiye kuzenguruka urukuta ibikuta byacu bigwa hasi kuwa mbere tuzabyuka twese twerekeze majerwa kandi imodoka ziri majerwa niza abantu bazanye z'amakampani bagurisha izindi niza abantu bacishije nta imodoka yibonera. Kuwa mbere tuzabyuka tugiye turebe umuzungu tuhagarareke tuzenguruke majerwa inshuro 3 twongeye tuzenguruke izindi 3 zibe 6 tuzenguruke inshuro ya nyuma rimwe ibikuta by'imajerwa bigwe hasi imodoka zose zitwe tuzireba baduhereze kontake ufate kontake fate fungura imodoka yawe mufungure watse abantu baragiserera imodoka ati yawe madamu nawe ati umugabo akabwira umudamu atasi imodoka ati yawe ati yakije nabi ntabwo uzamenya no gutwara imodoka saba Imana iguhe n'ubwenge bwo kwitwara dutwara imodoka mu bitekerezo barazitwara ariko nayo nakije narabyihoreye narasitse gusa ndabyihorera. Abantu batse imodoka basaba n'ababuraye n'ababwiriwe batangira gusaba imodoka kuko ari byo byari bigezweho by'ukuri rero bagiye dusaba nabi. Hari n'igihe abapasiteri n'abashumba dusabisha abantu bitari ngombwa mukatubwira ngo dusabe ibyo tutakeneye umuntu yakumva ngo visa akavuga ati bangiye burayi nabaho neza urumva kandi hari ibyo akeneye minerivare dore abana bagiye kujya ku ishuri kugira ngo bajye kwiga banza arangiza amashuri urumva ubu ntabwo akeneye visa aka kanya akeneye minerivare kugira arangize amashuri ariko aje mu rusengero rwakumva bahanuye ibintu nk'ibyo ngibyo akumva wasabye visa kandi wari ukeneye minerivare mu bitekerezo by'uramuhinduye avuga ati bangiye hanze nakorera amafaranga azagaruka nkora iki ya minerivare wari ufite wenda ababyeyi baguhaye ukavuga uti noneho kugira ngo ubone visa uratunga ituro ry'ishimwe hariya mu cyebo hanyuma vuba ubone visa ubwo naka kandi wari wibitseho kari kuzajya kwiga ugatangaza mushaka visa nayo urayibuze na minerivare urayibuze uhombye double so ibyo ngibyo ntago ndimo kuvugira wenda kuri uriya wabivuze gusa ariko abapasiteri n'abandi bashumba n'abapadiri n'abandi bantu bose bayoboye intama z'Imana igihe tugezemo nicyo kutubwira gukora no gukoresha amaboko no gushaka ibyo dukora kugira ngo tubone n'aya maturo tuzabaha. Dukangurira abantu kujya gushaka ibyo gukora niba ari uguhinga tujye guhinga tworore inkwavu bwire nk'abantu bigiye umushinga wo kuntu yakorora inkwavu 10 zikabyara izindi 10 akagurisha amesha atakazana ituro akagura umwenda niyo yaba visa nziza. Twigisha umuntu ukuntu yakorora inkimwe akayavanamo amata akagurisha amata akajya bara litiro imwe wenda amafaranga 400 agakuba n'ukwezi akabona n'ifumbire yarangiza agakora iki akabona ya mafaranga akabona n'ituro. Kuvuga ngo ibyo ngibyo rero mu bibazo babajije ibyo ngibyo ngishyize ku ruhande nyanga abantu bumvise ko ndabadurosinze neza ko ubwo buhanuzi butagezweho mugezweho kutubwira ibintu bifatika ibikorwa kubera yuko ibikorwa n'amasengesho biragendana. Mungu ugiye ndamutse ngiye kuvura umuntu imvura umuntu ntabwo namwe ngiye kuvura gusa
ngo urakize tungo ndategetse ngo imyuka mibi nigende uburyo mbikoramo hari ubundi buryo bujyana umuvuzi nibagiye kuvura hari ibindi akora inyuma bitabona nibagiye gutongera imyuka mibi hari ibyo ndi buyikorere kugira ngo itegeke kugende niba ngiye gutwika tuvuge hana natewe n'udukoko ndazana umuriro ndutwike tugende ariko ntabwo nibutubwire ngo nimugende butwunkunde ariko ne twumva umwotsi turagenda imyuka mibi niba ncanye mu bavu wanjye runaka wirukana imyuka mibi naze nkawutongera urumva umwuka w'umuhumuro w'umuti ugende umva hajemo ibikorwa biragendana urumva niba imyuka mibi barayitongereye ku bitambo byandi babona wenda ngo ihene yapfuye cyangwa intama ngo nabikoze byagiye icyo gihe iriya ntama ihindutse igitambo kubera ko wakoze wakuroze cyangwa waguhemukiye wowe ntabyo uzi yakoresheje kiriya kintu nanjye ndagikoresheje bya myuka mibi iragiye kubera ko ibyo nayihaye ntari byo abarozi bayikoreye nikubiye 3 4 icyo gihe ibikorwa bikoze ki bijyanye n'imirimo no kuvuga ngo ibyo byose rero imirimo n'ibikorwa birajyana nabyo Zaxense ajya bati byo gora mu masengesho ngo muhora mu byuma by'amasengesho mugani mudakora inzari za burite ariko se umuntu avuze ngo umukobwa namutegeka gukunde ubwo ne yabaje mu upfumu amutegekesha iki ngo nkunde kuca nkunda ku ngufu ubundi ibintu nemera no mu buvuzi bwanjye nkora jewe yo mvuga ngenda nigarukaho jewe niba umusore aje akambwira ati genda shaka ko uriya mukobwa nkunda ntago mbyemera ntago uriya mukobwa agomba kugukunda kumbaraga ku itegeko kuko uriya mukobwa afite undi akunda cyangwa afite undi azakunda niba yajya mu rukundo kubera icyo ushaka gutegeka umukobwa ngo akunde umuntu utamukunda kandi hari uzamukunda so icyo nkora jewe ni ukureba uko abantu benshi barabidusaba ni ukureba niba uyu mukobwa yaragukundaga niba yaragukundaga nawe ukaba waramukundaga aho ngaho mwari mwarahuje ahubwo hari undi muntu waje yitabika mu rukundo rwanyu ni ukugarura urukundo rwari rwaratakaye urukundo rwatakaye n'abantu bari bigeze kwihuza barakundana haza kidobya haza undi yisiga imiti cyangwa aramutongera aramutwara cyangwa aramwanga amwangishijwe n'undi unashobora kuza akubwira ati ariko ya musore mukundana burya rwa sida urumva umukobwa akavuga ati akagira ati arwaye uzamurebe buriya arwaye sida wenda wifitiye stress wari utunini waguze no musore w'inshuti yawe yaragucunze utwo tunini yarakujya inama utunini uzagura ejo saa itazagera bakubwiye akagutegeka mukaza kwa mwicaye nk'ahantu umukobwa akajya kubona afunguye umuti urawunyweye atari amasaha ntabwo ajya arenga uzi ko ari byo ntabwo wowe ubizi umukobwa arakwanze ejo umuhungu yajya kubona akabona akunze wowe kubera ko warateranyijwe icyo gihe rwa rukundo rero genda rugarura noneho nkazamureka kuri kwa muhungu atararwaye sida ahubwo yabeshywaga nuko ngo kuri sigomba ariko ntago utegeka umuntu ngo akunde undi utegeka umuntu ngo akunde undi kumbaraga ntago ushobora gutegeka umugore wanjye niba twarakundanye akaba atagikundana akanya ngo azaza nkundi kumbaraga ahubwo hari icyatumye tutarimo kumvikana ubwumvikane buke bwanjye nawe ngo butumye utari kumwe ukanya no no kwica gitera wowe kubera ko umugabo amushaka umugore akajya musenya bwa pastor ati ndashaka unsengere umugore wanyangarukire yes ariko umugore ntawe nta gahunda afite nta yanabisengeye ko nta nashaka kugaruka ariko kubera abana hange Salongo ndeba abana mwabyaranye n'umugabo n'urugo imbaraga zigiye gutatana ndagenda abantu urukundo rwabo rwakera bari bafite rukabagarukamo bakagira inyota y'urukundo bigeze kugira rutagihari ariko urutarahigeze ntabwo urwo ngurwo ndwemera urutarahigeze nk'irwahabaye nyine ahatabaye ikintu nk'aba nyine cyane kabisa biri kiriya cyane ndibaza ko tunabiveho birasobanutse cyane rwose ni harimo n'ingero nyinshi ndibaza umuntu udukurikiranye yasobanukiwe hanyuma kubona itorero ADPR idini uko none bazunguje imidarapo ry'abatinganya abantu batayibaza bati none ibi ni ibiki atorero ADPR numvise ku mbuga nkoranyambaga bavuze ibintu byinshi bavuga ku itorero ADPR ricitsemo ibice ikizira gihagaza hera ni cya kindi bavuze abantu benshi batera amabuye urusengero n'abayobozi barwo bati nibegure abatinganyi baje dore babihaye umwanya yewe ntabwo ngira ngo nameranywa n'abavuze n'abateye amabuye urusengero rw'Imana urusengero rusigara generation iriho muri wa rusengero rwa ADPR ntabwo ariyo tureba akakanya turareba ADPR nk'itoro rimaze igihe ryiyubatse rizavaho hagasigaraho irindi hazabavaho abantu barusengeramo uyu munsi akazazamo abandi
no kuvuga ngo rero uramutse uteye itorero amabuye ukavuga ngo nirisenyuke ngo n'ubundi ngo byarangiye ngo ntacyo kimaze ngo intego zaryo ntizagezweho wabubeshye umutinganyi niba yaraje yingamo ubutinganyi bwe ntawe yabanje kubigisha inama je narabikurikiye n'iriya video nteramo itoci yanjye ndabireba sanga uriya muzungu wazamuye idarapo ry'abatinganyi niyo yari afite mu mutima we bidahura n'ubuyobozi bw'itorero cyangwa na bamwe barikoramo yego ahubwo we yageze igihe runaka cy'ibyishimo arivanayo kuko biri mu mutima we ashaka kugira ngo wenda yereke bene wabo ko aho yageze hari akazi yakoze kugira ngo yibonere n'amafaranga bereke ati nazamuye idarapo muri rwa rusengero abantu bose baremeye uko n'abantu bari bazamura amaboko bagira gutya bahimbaza nawe rizamuriramo akavideo karafashwe abantu bahimbaza n'idarapo riri hejuru ry'abatinganye nubwo byaba amasogonda 5 birahagije kubera ko nawe kuyabikoreraga imbere yabikoreye imbere nyine yabikoreye imbere nyine ahantu hagaragara urumva ahantu hagaragara na video zikora iki zirafatwa iyi iriya video usugira ngo ntiyamaze kugera i Burayi kera cyane usugira ngo niwe kumweza amadolari arimo arayarya kazi yaragakoze yitwaje iki Imana nukuvuga ngo rero mwebwe mu ndimi mwaje mukavuga mugasobanura mukavuga mu kinyarwanda cyinshi cyane we yagiye ku ruhande afata telefone cyangwa iki yabona yari afite n'umuntu umufata ka video arimo akazungu hanyuma aragenda arabasobanura avuga dore mwabibonye dore uko byagenze byemewe ubutinganyi bwacu rwose namaze kubibashyiramo babyumvise arangije ngira ngo amadolari yaragiye kuri konti isi rero nuko ihagaze ntimuzabishyire ku rusengero bivuze ko ntago ari plan y'urusengero nta ruhare rwabigezeho ntago ari plan y'urusengero ni inyungu z'umuntu ku giti cye cyangwa z'abantu ku giti cyabo bavuye iriya bafite imigambi yabo ari nayo kibazanye niyo mpamvu babanje kubihisha nyuma akaza kurikurayo akarigaragaza so urusengero rwa ADPR rero ntabwo narutera amabuye ngo mwe ngo ibingibi ngo byaciye nk'amabere ngiye mvugisha ukuri ntabwo nshaka kuza kubeshya uko nabibonye nuko nguko undi wayibonye ukundi nawe afite n'ukwandi afite uko yabibonye ariko ndabibonye macuri ariko giye ukuri kwanjye ko nabonye ni kuriye ariko se umuntu yakibaza ngo kuki nyine yakomeza akarizunguza nawe wari waribonye wenda ngo amubuze se nawe ari kumusohora cyangwa byo no kurengera pasteur ngira ngo nabonye mu video waza musanga aza kumusobanurira mu kinyabupfura kuko mu rusengero nk'abantu babashyitsi cyane b'abazungu igihugu cyacu kirespectinga abanyamahanga kirabubaha cyane kirabubaha kandi niwo muco wacu kuva kera sinabanyamahanga gusa kera twubahaga umwana kuva ku mwana kugeza ku mukecuru w'imyaka 100 urumva niwo muco wacu nutabikora bayubahutse ariko nkireka ko yaza kubigora nk'Ibugande n'amategeko mwumvise hari abaramusuye bamukubita abarishwa uko barabica namwica bakamutwara mu rukiko ntago bazungu bagasakuza cyangwa bakamuvunagura amaguru urumva ariko kubera igihugu cyacu cyubaha ubwabo rero twagize n'uburere no kurerwa n'indero no mu rusengero bibayo ntago ubundi ADPR yabaho idafite uburere niyo mpamvu wabonye ko nta bantu bamusagariye cyane ngo bamwataka ariko baramwegereye baramubwira ati ibintu nta mabara ukoze bihagarara uzanye ingwe mu mujyi no kugira ngo ujye guhita ubona ko radarapo y'abatinganye wari utabizi ntago abantu bose bari mu rusengero bazi darapo y'abatinganye yes ya mikororombe fakubirira gutya ntabizi nkabireba gutyo nkabyihorera na pasteur ubwo nawe ashobora kubanza gutwara umwanya ibyo abona avuga ati byo ndimo kubona nibyo abandi babona nibyo kuko nibyo ya bintu ndimo kureba ya darapo nibyo byo gutwara nk'amasogonda 30 urimo video irimo ifatwa kandi urimo kureba n'abandi kandi video urimo kureba n'abandi ngo urebe ko abandi babyibajijeho ukabona gufata icyemezo uko umutima w'umuntu ntago ikintu gitunguranye kandi kibi kuri abantu batiteganyaga abantu batatekerezaga ntago umutima w'umuntu yitabirwa nk'ikijyaho ubanza kugisesengura ukabona amafoto nk'ibihumbi nk'icumi biza mu masogonda make mu mutwe wawe ibyo mbona nibyo uvuge ushobora kubona nk'ubu twicaye aha ukabona nk'umuntu dusanzwe tuzi nk'uriya mu photographe wawe tukabona wenda yikoreje hanze agarutse yambaye ubusa icyo gihe nawe ko afite n'imisatsi mutandukanye n'abandi ugomba kubanza kureba niwe ugarutse cyangwa arundi uze mu isura byadutwara nk'amasogonda 30 kugira tuze kumenya ko ukonfirma ko ari we already yamaze kwambara ubusa umuntu wambaye ubusa areba ifoto y'ukuntu abameze noneho kugira ngo ujye kuhuza n'isura ye umwitegereze neza yagutwara n'undi munota wose ukibireba neza uguti uzi ko ari we arasaze se bigenze gute kugira ngo ujye kumufataho nawe ubanza kugira n'ubwoba kumufata izatewe n'ibiki ese bimufashe nanjye ntibyanyambara nanjye gasanga nambaye ubusa twese tubaye abasazi akwamugana abantu babihuze bazumuna mu rusengero isizamura idarapo kandi mwarimo musenga wenda murimo mutera korasi kubona
abantu banikangamo wamugani ntabwo ari ibintu umuntu ahita yakira abantu bibatwara akanya ko kubanza guhungabana mu bwonko uwabiteguye mu mutima we nta kibazo afite agura yizungurize gutya abareba namwe bageze nk'ibigoryi noneho wagira cyane kugira ngo mujye kubitekerezaho byarangiye byageze hejuru video y'imifatwa iyo bamufata bakamushushubikanya bakagenda bamuhirika ufata ka video nawe uko ibyabanje gufata bikataho ndi mwamusunitse nagahasamo ariko we amaturo yabo yarinjiye kuba ari yabatinganye ariko urumva ko wamugana runako karasobanutse urumva wenda abantu bari biyekomye umuyobozi wa ADPR Yari bagatera bigezemo uruhare bitse kuki wamugana iryo torero yajemo ariko wamugana urumva niyo abantu bari bose ukana umuntu arizamuyemo baramurenganya yashaka kubikora kuri yasi kuri yari kubikora yashaka kwamaza ubutinganyi mu rusengero si kuri yari kubigenza yari kubanza gusansibiriza abantu bari mu rusengero kugira ngo babyumve akabumvisha ko ari uburenganzira bw'abantu gukora ubutinganyi akabanza niba ari n'amahugurwa barimo akabanza akabibumvisha barangiza agafata na speech mu rusengero akabivugaho urumva yarangiza akaha uburenganzira amadarapo y'abantu benshi bakayazamura mu rusengero ariko byatesheje abantu umutwe babonye ko byabanje guhagarara byakorwaga byose bakabanza kujya ku muzungu kumubaza impamvu bazamuye ibyo so ntihazagire umuntu rero utera abantu amabuye uretse ko nyine abanzi b'itorero baba bahari ibyo ngibyo itorero rigomba kubimenya ko hanze yanyu hari abandi bashaka ko musenyuka mukavaho bakajyaho abandi nkuko nababwiye itorero rya ADPR ntago ari aba bantu turimo kureba akanya ni itorero ry'igihe kizabaho igihe cyose ntabwo generation iriho nkuko nabivuze ari izaguma muri rusengero icyo dukeneye ni ukubaka icyo abantu bakeneye n'abanyatorero no kubaka rwa rusengero ADPR kugira ngo abana bavuka ubu bazayumve batayumve bise mu butinganyi batayumvise amagambo mabi cyangwa kurutera amabuye ngo bazayibone ku ma YouTube yuko urusengero rw'Imana rwatewe amabuye ko mu gihe runaka muri uyu mwaka wa 2023 haje abatinganyi ibyo bintu bagomba kubivuga ko atari byo bikahanagurika no mu mitwe y'abantu n'abana bariho bakazaje bakazavuga ubuhamya bavuga bati biriya bintu byariho ntago byari byo no umuntu wari waduteze imitego gutya na gutya iyo sura y'ibyo ngibyo rero mbi mujye muyihanaguza ibyiza kugira ngo abazi nyuma yanyu bazasanga hari icyo mwasize mwanditse ariko wenda nava ko ikintu cyitwa ubutinganyi kimaze gusa naho gifata intera mwaka bati no ubukene bubitera umuntu abijyamo wenda kubera ko birimo amafaranga hari n'ababihuisha bavuga ati ADPR yahawe amafaranga nawe ni muri iyo sansu ubibonamo ntabwo amafaranga ntabwo ari essence mbibonamo yo guhabwa amafaranga nakubwiye ngo wenda nimvuze muri rusange hari abijyamo wenda kubera ubukene ko ati wenda ntabwo ADPR buza amafaranga ntabwo ADPR buza amafaranga nta nubwo inkunga yenda ivana mu banyamerika mu bazungu ariyo yatuma akanya ADPR tumuco ngo ujye gushyira ibintu ku mugaragaro yuko yemeye ubutinganyi ifata amafaranga ibyo ni bihwihwiswa nibyo abantu bivugira ku giti cyabo ntabwo rero abazungu bazanye amafaranga muri ADPR ngo ikore ibintu nka biriya nkuko abantu babivuga uko ibyo ngibyo byo niba bayatanga mu ibanga babikora nabo mu ibanga barashaka ko abazungu bashaka kumvikanisha ko kino kintu kizagera mu gihe runaka kigafatwa nk'igisanzwe kandi ari ikintu kitari mu mico y'abantu bamwe na bamwe twebwe ntabwo ari mu mico yacu twebwe abanyafurika n'abanyarwanda muri rusange ntabwo ari kiri mu mico y'abagande nkuko nabo babivuga abana byamaganye twebwe twemera ko jewe ubundi umutinganyi ukuntu mufata hari ikintu abazungu bashaka kuzana kitari cyiza bagombye kubanza kwigisha abana imiterere y'abantu n'urubyiruko umuntu akajya mu byazi kuko ubutinganyi uri hari umuntu uvuka afite imisemburo y'abasore ari umusore ariko akavuka ari umusore ariko uriyumvamo nk'umukobwa hormone za femelle zawe ni iz'umukobwa ariko hari n'abasore bajyaga bitwa bacyabakobwa yego bacyabakobwa babagaho yego akitwara nk'umukobwa ariko muri we mu by'ukuri aruzuye n'umukobwa kandi ari umuhungu uwo nguwo rero abashaka undi muntu bahuza kandi bidapfa guhura yego nawe wiyumva nka cyabakobwa nawe yego nawe wiyumva nk'umukobwa ariko bose bahuje umubiri umwe kuko ntabwo umuhungu yumva uri umukobwa ukeneye umusore kandi ukeneye umukobwa muhuza n'umukobwa nawe we w'umutinganyi babita bareze bien mu Gifaransa nawe yiyumva gisore kandi ari umukobwa nawe akeneye umukobwa mugenzi we ariko bahuje biyumva gisore bombi bakihuza ibyo ngibyo rero n'ibyo abazungu bashatse kuzana mu bantu bose jewe siniyumva gutyo muri izo ntuza sazo mfite izo womunize niba izo womunize ntazifite rero ntabwo bimfataho kujya mu by'abatinganya ariko barashaka kubyigisha n'abana
bitarimo bakumva ko ari ibigezweho ari ibintu bisanzwe bitandukanye. Rero n'abantu babyigisha bajye banabyigisha ko atari ibintu bari abantu baramutse bihuje bakamenyana. Yewe numva ibyabo byaba bibareba kuko ntabwo wundi wowe na wanyogurira agiye n'undi guhura n'umuhungu mugenzi wanjye bishoboka. Ubwo burenganzira bwabo rero abazungu barawisha ntibashatse gusobanura ibyo bintu ngo banabyigisha. Byari bikwiye no kwigishwa mu mashuri kuko birahari kugira ngo bigishe umuntu niba wiyumva gutyo bashobora kugenda baguteramo munizi z'abahungu niba wumvamo igikobwa bakajya bakongeramo imisemburo ituma wiyumva nk'ukuri nk'uko usa uri umuhungu urasa n'abahungu ariko uri umukobwa ufite umubiri w'abahungu ariko uri cy'abakobwa genda rero hari imisemburo bashobora gushyiramo bakakuvura ugakira ukiyumva nk'uko uteye bakavura aba bantu bakeneye kuvurwa ntabwo bakeneye kubabwira ngo bihuze ubundi bakore ariko banabonanye bakihuza ibyo ni ibyabo wese ubwo bazabyara ryari bazungura umuryango ryari bashaka gucaho ubwo guca abantu ngira ngo ubwo bushake bw'abazungu se ubwo guhindura abantu bona bizagerwaho bazaferinga nitubarwanya niturwanya ibyo bitekerezo tukurikira amafaranga yabo tukabyamagana izo nkunga zabo twese giye mu Rwanda tukabyanga Uganda nkuko yabyanze Tanzania ikabyanga n'ahandi hose bazabona ko twabarwanyije tukabatsinda nkuko twatsinze ubukoroni tubavuga ngo twanza abakoroni mu Rwanda ubu n'ubukoroni bushyashya izi visa burimo kundushakira mutwikana mudutwara mu mahanga n'ubundi bukoroni bushyashya abazungu batuzanye kumva ko mu Rwanda utaha kera badutwaraga mu mato akomeye bakatuzirika amapingu kugira dutware muri Amerika none ubu turashaka za visa turashaka za green card zo kujya mu mahanga twirukanka tubyigana ku ambasade twijyana mu bukoroni bushyashya tukarara mu nganda dukora bugaca bukira. Kuvuga ngo rero ubu bukoroni bushyashya nibwo butuzanira n'ibi ngibi bishyashya byo kudushyiramo imico yabo kandi atari urukundo batuzaniye. Impamvu si inyungu babifitemo ni iyi kugira ngo twumve ko abatinganyi bagomba kuba bafite uburenganzira. Ni uburenganzira bwabo yes barabishaka ko babugira ariko niba bimenye hagati yabo bimenye bo bwabo apana rusange ashaka kubishyiramo n'umwana wanjye ngo mwumvise ko ari ibigezweho nawe ntakura kunyumva ko agomba kwihuza n'undi ni umuco azaba ari undi muco uje mu muco utari uwacu. Nk'abanyarwanda n'abanyafurika tugomba kurwanya bino bintu bakabitandukanya n'ibyo umuco wacu wemera ntabituzanemo ngo tubyemere niba ari uburenganzira bwabo tububahe dushaka kubimenya aho bahuriye ntituzanahamenya ariko bishaka kuza kubizanira ku mwana wanjye kuko uramutse bimuzanyeho ushobora no guhura n'ibibazo wanahagwa ariko bamugari no kusanga bamugari umuntu yabikoze mu nyungu ze ariko hari n'ababigendeyemo yes hari ababigendeyemo nkawe ntabyo uzi cyane umva ngo batinganye umva ni ibintu wenda tuvuga bigigishijwe mu rusengero akuriya buriya yabyamamaje yego harabizamuye amadarapo turabyamamaje mu Advance turabyamamaje tuvuze ngo birongo uburenganzira hose mu bangirikani ariko byagombye kugenda abantu babigiyemo umuco uracitse abantu tubaye inyamaswa kuko nta n'inyamaswa ishobora kubikora nta nyamaswa itingana n'ikimasa cyuriraga ikindi kimasa barakiryaga mu Rwanda nensorite ibintu bidakunda kayibaza abantu twebwe nitwe dukora ibintu nk'ibi inka ntabwo urabona yabikoze ihene ntibikora ariko bamuganize ko nta kimasa kirurira ikimasa nticyurira ikimasa noneho ubu bizane mu bana b'abantu bafite ubwenge bakomeye unabyigishe ku isi isiragana he murayitwara he nibwo rero mutekereza mwebwe mugifite amaso n'amatwi haba ari muri abo mu Rwanda n'abari mu mahanga muri mu byumva mwebwe ibi bintu ni mu byamagane nanjye ndabyamaganye ntabwo tubishaka mu muco wacu w'abanyarwanda nkanjye Salongo uhagarariye umuco hano mu rugo rwanjye abanuhagarariye n'ahantu hose ku isi kuko ngewe mvuga ibintu ku isi byumvikana wumva ugakuramo ukuri icyo wumva kitakugendekeye neza ukaburwana nacyo ari umujinya ukurya kuko ntacyo wankoraho ariko ukayumva ukuri kurimo muri iyo ngicyo ni kibi it's very bad kabisa urumva ko nako nibaza kari correct nako hari icyo basigayemo hari umugabo witwa Kazungu nawe nabonye ibintu yakoze abantu bavuga ati ni umudayimoni wamutumye se no yakoreraga kwica umuntu 2 3 4 5 gukomeza ko tu umuntu biti uya Kazungu yasize abantu bitwa bakazungu ntimuzabatera amabuye cyangwa ari uvuga Kazungu waba Kazungu bakajya ni wahunduje Kazungu uri izina rye ntibazanye kumwita Kazungu bamwita umwicanyi barwa Sekibi shitani umukozi wa shitani urumva izina rya Kazungu uriya ni umuntu mwiza w'inzobe ukeye no ku mutima
ariko uriya ntabwo ari kazungu ni shitani. Uriya kwica mu Rwanda ntabwo ubundi bino bintu bibaho, kwica umuntu 2 3 4 5 bataramenyekana. Ikindi hari ukuntu mu Rwanda ari umuco wari waraje wo kumenya uburyo ibintu byagenze. Niba umuntu yapfuye umwe tugakurikira tukamenya uyu muntu yaguye, yego ntaburirwe gutyo. Niba yarashoboye kwica umukobwa wa mbere, umukobwa agira iwabo afite aho yabaga, ki badakurikira izi mbuga ko zaje n'amaradiyo. Kuki umuntu niba yavuye mu rugo mu gitondo avuga ati jewe nerekeje Gisenyi, tuvuga wenda yabeshye, yego akavuga ati jewe wenda nerekeje ngiye mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru, ngiye ku Kibuye, uwo muntu akamara iminsi 3 utaramubona telefone utayumva, ugaceceka. Dufite radio, dufite ama social media yaraje, za WhatsApp munashyira itangazo, uwo muntu ashakishwa hakiri kare, kuko uravuga amazina ye na wa mwicanya kumva ko haje za Twitter utaginga inzego zibishinzwe bikoro, inzego zibishinzwe polisi bireba ikanuye amaso. Ni bya burangazi bwacu bw'abantu tubana nabo, cyane cyane nk'abantu baba mu mageto abasore mutagira icyo mwitaho. Niyo mugenzi wawe wabuze, tanga amatangazo ashakishwa. Ababyeyi namwe muri mu ngo zanyu ukabona umwana wawe arabuze icyumweru, kwezi kurabuze kurashize, ugutekereza iki? Yagiye burahise, hari ubutumwa wamutumyemo, telefone ye niriho, hari ikibazo cyabayeho cyamubayeho kiri serious, baramushakishije mu bivu muri gereza hose muramubuze, muracecetse. Uriya Kazungu yarafashwe kera, iyo mibare itaragera aho ngaho, imibare itari yagera aho ngaho, muri 2 3 4 bari kuvuga bati niba natanze ikibazo giye ko umukobwa wanjye yabuze, nundi nawe akagitanga twita wenda cyangwa nagisize kuri social media, nundi nawe ejo akavuga ati nanjye ariko narifite umwana w'umukobwa wabuze, umwicanye hari akurikirana social media, akurikirana radio, aba yumva ko hari ibintu namwe byavugwa by'ibyo bintu, bagira amakuru, bafite abantu amakuru bayakurikirana cyane, ntago yakongera kuko yavuga ati bagiye gushakisha. Aha harahimuka, bagatanya kubura ubwenge, batanya no kwitwara ku nzego, ariko ntago harimo uburangare. Impamvu rero bya Kazungu byageze hariya ari ukongera gukangurira abanyarwanda umutima w'urukundo no gushakisha umuntu wawe igihe yabuze, ukamenya ibirengero rye, kuko ni ibintu 3 ushobora kuba ku muntu cyangwa 4. Nashobora kugenda akajya muri gereza bitewe n'ibyo yahuye nabyo mu nzira, wenda yagiye ariba, wenda yagiye ararwana. Gereza zirahari zirazwi, ushobora kubarizamo ikibazo. Ntari Kigali ugomba kumenya aho uri bubarize kuri ribu zose zo mu gihugu, zo mu Rwanda hano hafi i Kigali. Niba ari no mu ntara barakubwira batari kuyu muntu arahanga barabazanya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni impanuka ishobora gutwara umuntu. Impanuka uratangira ukabaza uyu munsi mu majyaruguru aho ngaho umuntu yari yagiye mu kino cyerekezo hari impanuka yabaye, basanga ntari hari. Aho na hamwe hano washakira umuntu ngo ni kwa muganga, ujya kwa muganga niba yabaye ukareba ukabona umuntu wawe. Ahandi rero nukuburirwa irengero nkuko nguko, umuntu akagushimuta akakwica mu ibanga ukabura, bikunda. Turashakira rero nta muntu numwe wibana utagira umuntu babana mu rugo. Muri aba bakobwa 12 so habuzemo wenda numwe ufite abantu babana cyangwa ufite famille, ntabwo byabo atafite n'inshuti se. No ku YouTube hari abantu bavuye bati jewe n'umuntu wacu yari yabuze gutya, ibyo batavuze mbere batangira kubivuga ubu ngubu kubera ko YouTube murabizi ko zaje nazo zitangira gushaka amakuru. Muri umuntu wa mukobwa wapfuye araje aravuze, kandi avuze iki ibyo atavuze mbere. Hari nabo bahimba bakavuga ngo bavuze bakavuga n'ibinyoma, atari nabyo nyine bazafitanye isano. Ariko niba ko nyine atabikoraga wenyine, ko abantu barenga 10 yabicaga wenyine akabashyira muri uwo mwobo wenyine, nabyo kumva birushaho kubihuza ukumva arimo logique koko. Yaba yarabicaga wenyine atawicaga wenyine, icy'ingenzi icyo umugambi we wagezweho yarabishe. Itimu bakoranaga nazo zizagaragara, kako Kazungu ari mu nzego zibishinzwe. Iperereza ryimbitse racyamukorwaho, ukuri kose kuzajya hagaragara, ariko twebwe tubabajwe n'abantu yiciye abana babo n'imiryango yabo, turabasasiye. Kandi bari abantu yishe Imana ibaye uko ridashira, baruhukire mu mahoro. Umwana w'umuntu yavuye mu mwuka uri mu biringo ujya mu gitaka ugahinduka igitaka. Aho bagushyira hose wapfuye uba wagiye. Yego. Uyu mwuka usigara ku isi hano uzenguruka urimo kureba Kazungu ibyo yakoze, ukamubwira uti wa mugabo nawe uzaba ku isi wangara, kuko ntabwo ntwaye igihe kigeze. Nibyo biriya byamubayeho. Yego. Harabona bo yavuga ati umuntu akwiye kwicwa, akwiye kuzana mu nteko tukamukatira rwa pirate. Ubu bomva ni nk'akayi kanyafu yanyuzweho. Wenda kumwica cyo gihe numva cyahabwa.
ahubwo yabaho kuyisabayeho nabi gupfa kubi bakwiye kumutwara nk'ahantu azajya yikorera nk'amabuye imicanga ahantu ho bubaka amazu ahantu hakoreshwa imashini abantu uzajya bakora akore muyendo wakore bakajya bamukorera nk'ibuye rya kilo y'ibiro nk'ijana akajyurira na etage akarigeza hejuru agasubira hasi ko kuba barakumva ko yababaje abantu akabaho nawe kuruta gupfa akababazwa gake abantu 12 wowe urabyumva kumwica ubumuruhuye we nawe arabishaka ahubwo yabibuze no kuvuga ngo icyo bashobora no kwiyahura abonye uburyo ashobora no kwiyahura abonye uburyo ariko giye numvaga agomba gukoreshwa imirimo yubaka igihugu ahandi hakomeye nkara ku mihanda baterura icyo bita mahadi kowa urumva hamwe baterura ihene ari babiri bakaterura rimwe kagera ishyira ku gatuza n'inkoni ku kibuno terura bavuna umuheto kiga kiboko ko umuntu nkuri ibintu akora akubaka ibintu byubaka igihugu noneho azajya kumara imyaka 10-20 hari iki yafashije hari iki gihugu kimaze kugera kigarura mu bintu byubaka igihugu mu mirimo ifitiye igihugu akamaro yego kuko ibintu byinshi byabaye mu gihugu abantu genocide yaba umuntu yica abantu 100 barababarirwa urumva Kazungu rero nawe nyuma ya genocide akoze ibintu nk'abiriya byo kwica abana b'abanyarwanda kandi ari ikintu twavuze ko kitazongera kubaho n'igihugu cyanzura akagisuzugura agomba rero kucyubaka kuko nawe aragishenye bari abana hari amaboko ari byo bagomba kuzakora hari imiryango bari kuzungura rero Kazungu wowe bagutware bakumanukane kwanza mu gitondo batangiye baguguha imirimo nsimbura gifungo yandi ikomeye ibiro yaryuriye anakarimanukana yagikorera n'ibyitano yabiterura urabonye ari umusore cyane ari amaraso yanyoye ni menshi pe birababaje imiryango ikomeze kwihangana ariko urumva wa mugane abantu bagiye byitaho niba umuntu yagiye ushobora kubona ibana ariko wo mu gipangu bakabona umuryango urafunze umunsi umwe 2-3-5 aho ngaho batangira kubaza amakuru niyo umuntu akodesha iwawe ukabona amazi amenyesha polisi n'inzego twebwe hari umuntu wabaga twamubuze cyane twamubuze bituma umugane nabo agashaka telefone bakayiturakinga bakareba ko iriho basanga itara bakavuga ati uyu muntu yagiye yego kuko kera y'umuntu uturanye yaterwaga induru yaravugaga twebwe twakuriye mu mahanga twaga duterwa n'ababitaga abanyambo akaza agutera urugi rwawe ashaka kwiba cyangwa bashaka kugira ngo baze bakugirire nabi abanyarwanda aho twabaga turi kumenya umunyarwanda ko bari baza ko abanyarwanda mu mahanga bazi ko umunyarwanda adapfa guterwa gutyo gusa uko yibona kuko akaruru kapfa kuvuga ngo mutabare natewe baga bazi ngo urugo rwo kwa kanaka n'urwo kwa kanaka rwatewe uwo hepfo ati nimukomere uwo ku ruhande ati nimukomere we umwanza agahaguruka agatanya gushaka inzira kandi ubwo babivugaga basohotse wapfa kuvuga gusa umuntu yabagarara babaraga bameze nk'aho bambaye umuntu yabagaze ahantu hari bwambara yaba kambara kabaraho hagurukana icumu hagurukana umuhoro umwanza akaza bakamugamo hagati ntago bamwicaga nukumushyira hasi bagakubita ikibando hondagura nk'uhondagura inzoka butu agasaba imbabazi abanyambo bakaza gatakamba no umwana wacu warugiye nari kwibara baranze bakamwihorera nicyo kintu cyacaga cyerekana ko umunyarwanda atabarana mugenzi we urumva ariko muri kino gihe mwabaye mute ntago mu gitabara bababaye umuntu ari ndapfa n'umuturanye hano i Kigali umuntu baramutera inzu bakayimena yavuze induru ngo ngo nisonga ngo nanjye ngo wasanga haguruka uvuze induru nta nduru ivugira ubusa gushyira induru kunga biragusaba iki ca mwidirishyo ushyira induru umuturanyi wawe natakumva mu gitondo azabazwe ibyo ngibyo byaraye bikubayeho nijoro cyane kabisa nacyo kindibaza kirasobanutse tujya tugana no ku musozo kugira ngo tunakureke ugera mu zindi gahunda zawe ufite uretse gukora ubukwe bwiza cyane ariko mbona kuba hajemo n'abapasiteri abo byabangamiye bose bamugani kuba ukora ubuvuzi ukora bituma abantu b'abakristo bo umubano wawe nabo ucika abo ngabo n'ingirwa abapasiteri ntabwo bari abapasiteri pasiteri se bisobanuye iki pasiteri ko bisobanuye kuragira intama ugashumba abantu ubwo ngubwo mu bantu ushumbye nubwo jewe ntarimo mu bo bashumba ariko niyo mpamvu bantinya nyine bo bashumba je sindimo urumva ariko intama baragene babona zaje iwanjye nanjye nkazishumba sinzishumbe nabi ikibazo mufite niki none mupfa bayoboke ngira ngo
ariko jewe nta nubwo mba naziyoboye ko ni inshuti abapasiteri baza mu bukwe bwanjye ni inshuti zanjye n'abantu duhurana umwana we yarwaye namuvura ibyo rero by'abantu babikritika niba abandi badafite epfo na ruguru n'abandi badafite uko bariho n'abandi badafite babana n'abandi babanya mwigendaho baba bonyine bakuriye mu misozi bakuriye ku mihanda nkuko babyivugira urumva ntago rero abantu bakuriye ku mihanda babana n'abantu nkatwe twebwe turabasirimu urumva dufite aho tubana nabo umusirimu abana n'umusirimu abandi umuntu ashobora kuvuza induru ntibatabare abandi umuntu ashobora kuvuza induru ntibatabare bakanga ni Salongo yivugije ngo nihorere ngo arirwanaho bakavuga ati cya gipasiteri cyaje kwa Salongo ni mu kihorere abo rero bakajya badutesha umwanya muri societe yacu twebwe tubagira inama ngo nimugaruke ahubwo mumenye uko mwitwara mu bantu induru nibibuze ugasoza itabara niba Salongo agutumiye ugatingiza urubanza ngwino urugemo ugize amahirwe ndanagutumiye wowe kubera ko hariho ntatumiye benshi urumva kuza mu bukwe bwanjye rero ntabwo ari umuvumo n'umugisha urumva hari uwabujemo mumva ko yituye hasi kubera ko yaje kwa Salongo hari uwaburaye se ko rero mukajye mugira abantu ibicibwa cyangwa mu bace mwisi ukajya no mwijuru muzabaca okay sawa cyane bi correct. Thank you so much for the conversation. Turasoje sinema kinabwira abantu batukisoreza. Cyo nabwira abantu telefone yanjye 0787 niyo nomero yanjye ya WhatsApp 0787 abo mu gihugu n'abari hanze igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ushimye n'iki kiganiro babitubwira katubwira uti rwose cya kiganiro cyanyubatse cyanyubatse rwose wakoze ibintu byiza nicyo nabwira abantu bakurikiye BigTown ibindi bizakurikira nabyo muzabimenya murakoze cyane asante sana mwakoze cyane kudukurikirana kuba natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi hasta la vista.